reka duse nk'abari bashyiramo agace kayo gatoya wenda ushobora no kuba nawe utayizi umva indirimbo uyumve neza uyumve dufate amasegonda 20 tuyumvisha abantu urumva umbwira ubutumwa kabisa wenda muri ako kavasi gatoya wumvishe maze iminsi ntambuka imihanda abana batoya abagore bakuze abagabo bakuze abasore inkumi mu muhanda wose bagenda baririmba aragitosa iriya ndirimbo aragitosa niyo ngiye kuba ngarukaho muri aka kanya kugira ngo nze kurirana no mu bindi iriya ndirimbo iramujene ngo ni G-Tough ni indirimbo yabaye ikiyobyabwenge ni nkuru tuvuga urumogi itabi se inzoga se kimwe muri ibyo yamaze kugenda nyine ibikiyobyabwenge mu mitwe y'abantu iragendera G-Tough ni wa muntu ku mbuga nkoranyambaga ntabwo twamwita umukomediye ahubwo sinzi ukuntu nyine twamwita ubuso wamwita umukomediye ntabwo ari umukomediye ntabwo ari seriye ntabwo sinzi nyine izina urura twamwita G-Tough burura twamwita nk'ikimana burura se zira ni komedi ziri diregite ni ibishego gusa uramujene ngo ni G-Tough narebye mu kanya iriya ndirimbo yagize views 440 ingahe ni byinshi cyane urumva ko yakubise ku muntu nka G-Tough abantu bose bayikorera challenge none nabonye utuvideo nyine abantu bari kuyibyina nabonye amaye bakoresheje basikovye bari kwigira gutya iriya ndirimbo aragitosa ndagira ngo turebere hamwe n'iki kintu cyadaje gitumye yamamara gutyo ku buryo ibaye ikiyobyabwenge mu mitwe y'abantu benshi bagiye batandukanye aho unyuze hose ari umwana ufite imyaka 5 ngewe nanyuze ari kwirimbira ngo aragitosa ari n'indirimbo so tuyita indirimbo y'igishego nyine itarimo ubutumwa namba itarimo umuco ahubwo iriya ndirimbo sinzi impamvu bataya mbere bajyaga bazihagarika ariko kuri iki gihe kubera amanoza ama YouTube none se ubundi wayihagarikira Yesu ubundi nkiriya nta namwe ushobora kwihagarika node nuri kuri YouTube y'ubwayo YouTube yarayicuruje imbuga nkoranyambaga zaracuruje aragitosa yaracuruje pe ariko zo twakubise zifite ubutumwa ndakanyagwa zaheze mu bisheke nanjye ubwanjye arigenge njya kwirimba njye yaririmbye nkibagirwa imirongo irimo nkabanza kugira gute nkabanza gukurura ubwonko ese tuzakora iki ngo natwe byibuze nakuze numva nshaka kuba umustar pe nakuze numva nshaka kuba umustar ariko imyaka iranzirangiranye naraba umustar narabikoreye narabinyotewe nta kintu ntakoze na kimwe kugira ngo mbe umustar ari filime narakoze narakinnye ari umuziki narawukoze ari production narayikoze ari video director nabaye director w'ama video nakoze ama video menshi ariko no kurenga karere nibibazo asema yes reka ntangire mbaho ikaze kuri International Harmony TV kubwira ngo banzu kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5 nkuko mubibona nge ndi G-Talento kuri International Harmony TV nkuko mukomeje kugenda mubimenyera imihanda irashyushye kabisa hanze habimeze neza update news ni nyinshi kabisa cyo gusaba no gukanda subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'inkuru zacu za buri munsi cyangwa utuntu tugenda tubagezaho mu byukuri tugiye tumeze neza kanangire rero mbabwira ngo aho muri hose mugubwe neza waba uri mu majyaruguru waba uri mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba reka mbifurize kumera neza namwe muri hanze igihugu kandi mbabwire ngo mudukandire subscribe musharinga n'ibintu byacu mujye mubireba nyamuneka mujye mubireba mu burebe ukuntu tuba tubagezeho ibintu by'ubwenge kandi tuba tubagezaho ibintu by'ukuri tudatinze rero ikintu uyu munsi nifuje ko twaganiraho nifuje ko twaganira hanze ku mihanda kwamamara hano mu Rwanda ko bikomeje kugenda bibi ibintu byadanje ariko ari nako byorohera abandi bikagenda bicalenjinga abantu ukibaza ngo ese ubundi kugira ngo wamamare umuntu hano mu Rwanda bisaba iki kugira ngo wamamare bamwe bakavuga ngo bisaba iyo utigize ikigoryi ntago wamamara sinzi ni namwe ariko mubibona ati iyo utigize ikigoryi ntago wamamara ugasanga abantu bamwe na bamwe nyine bari kugenda bagira gutya n'abantu twavuga ko ari abantu se bameze gute n'abantu mu byukuri bana mu mutwe ntago yabiri seriye neza
bakagenda bagakubita bakazamuka bakarenga imisozi bakarenga igihugu bakarenga hehe, ariko mu by'ukuri wareba ikintu kibazamuye gashyiraho akadomo, ugasanga nkanjye ndi kuza nkabakubita utuntu tw'ubwenge nkababwira podete news ngagenda mbanyuriramo muri make. Hari mu minsi yashize cya gihe ubwo Yamano yakubitaga amavideo hanze, ariko mu mbabare ntago ari Yamano yakubise hanze, ni bagenzi be bayakubise hanze babafunze. Nigeze kuvuga ngo hari abantu muri abantu bafunze bari kugenda bazira ubusa. Ubwo navugaga ba Pazomani nyine bari bashinzwe biriya bintu by'iki, harya bari bashinzwe media itangazamakuru ryabo nyine media ya noza Yamano, ngo uburyo bari babafunze ngaruka mbabwira ati wapi ntago bari bakwiye gufungwa, hari abarenganye hari abagize gute. Bamwe barabyumvisha bane babyumva, ariko mwumvisha bye nababwiye ko kwari ko kuri hari abantu nyine ubona bagenda barengana ubundi abandi nibarengane. Si cyo ngicyo nshatse kuvuga, kadutangire kugira ngo muze kubasha kumva neza ikintu nashaka kuvuga kuri iyo nkuru ya Yamano. Ubwo ikintu gitumye mvuga kuri ubu bwamamare rero ni iki: maze iminsi ntambuka imihanda, abana batoya, abagore bakuze, abagabo bakuze, abasore inkumi, mu muhanda hose bagenda baririmba aragitosa. Iriya ndirimbo aragitosa niyo ngiye kuba ngarukaho muri aka kanya kugira ngo nze kurira no mu bindi. Iriya ndirimbo iramujene ngo ni G-Tough, ni indirimbo yabaye ikiyobyabwenge, ni nkuru so tuvuga urumogi, itabi se, inzoga se, kimwe muri ibyo yamaze kugenda nyine ibikiyobyabwenge mu mitwe y'abantu iragendera. G-Tough ni wa muntu ku mbuga nkoranyambaga, ntago twamwita umukomediye, ahubwo sinzi ukuntu nyine twamwita. Ubuso wamwita umukomediye, ntago ari umukomediye, ntago ari seriye, ntago sinzi nyine izina urura twamwita. G-Tough burura twamwita nk'ikimana. G-Tough burura se zira ni komedi, ni komedi ziri diregite, ni ibishego gusa. Uramujene ngo ni G-Tough, narebye mu kanya iriya ndirimbo yagize views ibihumbi 440 ingahe, ni byinshi cyane. Urumva ko yakubise ku muntu nka G-Tough. Abantu bose bayikorera challenge. None nabonye utuvideo nyine abantu bari kuyibyina, nabonye ama AI bakoresheje basikovia bari kwigira gutyo. Iriya ndirimbo aragitosa. Ndagira ngo turebere hamwe ni iki kintu cyadaje gitumye yamamara gutyo ku buryo ibaye ikiyobyabwenge mu mitwe y'iki, mu mitwe y'abantu benshi bagiye batandukanye aho unyuze hose. Hari umwana ufite imyaka 5 ngewe nanyuze ari kwirimbira ngo aragitosa nk'umugo hariya ngo nari mfite ibintu nk'ibyo nyine ngo kubitagira gute. Hati n'abana se batangiye kwiririmba. Ngaho ibaze rero umwana naza muri sara akaririmba aragitosa harimo abashyitsi, kwa kundi G-Tough abiririmba biraba ari ibyadaje. Katugaruka kuri ino ndirimbo. Ino ndirimbo wa mugano G-Tough yaravuze ngo ni indirimbo irimo ubutumwa. Kuri mwe mwese muyiririmba cya ina ndirimbo abantu muyikunda, ni indirimbo igezweho ikunzwe pe. Ni ubuhe butumwa buriya burimo G-Tough yashatse gutambutsa muri ndirimbo buri gufasha abantu muri iyi minsi, ku buryo indirimbo abantu hose usanga umwana, umusaza, umukecuru, abantu bose ingeri zose ziri kuririmbira ndirimbo. Ni iki cyadanje kirimo kugira ngo duhera aho ngaho tuvuga ngo kwamamara birasaba ibingibi, tugendere kuri ino ndirimbo. Kwamamara mubona mwebwe bisaba iki? Ku buryo umuntu yazana indirimbo akayatitere akayita aragitosa, indirimbo igatangira aririmba ngo nari mfite umugore mutuma ifu ku isoko, maze kumutuma ifu ku isoko arayizana n'igitenge, ifu n'igitenge, sibyo? Ifu n'igitenge, amaze kubizana yafu arayisonga. Gusonga ifu turabizi havamo ubugari. Amaze kuyisonga, uburyo iyo ari gusonga ifu, yamara gusonga ifu, yarangiza yamara gusonga ifu agita gitosa. Yatosaga iki? Ubugari. Yatosaga iki? Ubutumwa n'uwe nyine butuma indirimbo ikubita ikagira views 100,000. Ese kuki ngiyewe nshobora kuza gutya ndi serious naririmba indirimbo nkiriya man? Mwese mugahita mushaka kuvuga ngo yasaze. Mwese mugahita muvuga ati yasaze siriya ndirimbo, none mukanangira ikigoryi byataye. Mugahita mugira ikigoryi ati siriya ndirimbo ese bikaba ibintu bya danje. Ariko G-Tough yaza ahubwo indirimbo igahita imuhindurira iki? Igahita imuhindurira ubuzima. Buriya sinzi niba G-Tough wenda afite manager, buriya management ya G-Tough iri kumuriraho kubera iriya ndirimbo yitwa aragitosa. Iyo ndirimbo buri iri kwinjiza amafaranga menshi,
abantu bose bari kuyiririmba cyangwa bayikorera udushushanyo iri kubinjiriza. Nanjye wenda uri kwivugaho sinzi niba na views ndi buze kuzibona, ariko nshobora kuzibona kuko ni ikintu kiri trend kigezweho, abantu bose bari gushaka kumva ibyacyo. Abantu bose ariko ndatekereza nta wundi muntu wigeze uyikorera narize nkuko ngo wenda ngende kugenda nyivuga ati turebere hamwe ubutumwa burimo, nkuko nyine irandirimbo itangira ibivuga. Verse ya mbere yumvishe, verse ya mbere nyine atangira avuga uburyo agiye ku isoko, uburyo nari mfite umugore mutumifu ku isoko ibiro 4 arabizana arabisonga, amaze kubisonga titre itihindo. Kurumva twari dutegereje uburyo amaze gusonga ubugari bakaburya, bwamara gushya ubugari bukaribwa, isosi igatekwa, byose tugiye kumva twumvigeza aho ngaha havuga ngo arabisonga, amaze kubisonga duhita twumva ngo igitenge aragitosa. Igitenge gihuriye n'ubugari igitenge nta gihuriye n'ubugari, nta gihuriye n'isosi. Man, indirimbo none yakubise ageze mu 440. Urumva? None ugasanga ni na audio, none ngaye bazi yabifite video. Ariko na video bura abatipe bari kuzikoresha amayani, nabonye baskovia bari kwigira gutya bataruka babyina. Skovia bibonye araseka yikubita hirya iriya aravuga ati cyakoze cyo ibi byo ni ibindi. Nayo yumvisha ubutumwa burimo araseka, nta kintu na kimwe yageze arenzaho. Yavuze ati se nk'umuntu wankoreye ibi ngibi wonye, ariko we nyine yahise yibona kari yari ubwenge buhanga, none niko bavugaga. Ariko kwamamara bisaba iki? Ese ni nk'iki twakora ngo natwe twamamare tugere kuri ara rwego? Ese nuko ibintu dukora atari bizima? Ese nuko ari bizima cyane ahubwo bituma tutamamara? Kuki abantu turi gukora ibintu bizima tutamamara? Man, nge narihirinze nararirimbye bro, urabizi twararirimbye abantu banzi indirimba murabizi, narahatwitse, naririmbaga indirimbo nziza zifite ubutumwa wa mugani wa Gitav. Indirimbo zanjye zabaga zifite ubutumwa, habize urukundo, habize Imana, nta ndirimbo ntaririmbye. Habize iki biranga. Naye mbyitwa mapenzi ya utamu kabisa. Na kwishura aho nigaga hanze hose indirimbo ari indirimbo ifite ubutumwa pe. Mapenzi ya utamu ari ifite ubutumwa. Ariko njya kuri YouTube nimba nikoze 2016 kwishuri ikigo nigaga mu twabaga turi nk'igihumbi cy'ibihumbi 2,000. Najya kuri stage ugasanga indirimbo yatwitse ariko nagera hanze nayihereza na ku maradiyo gutya akabona sinyumve, abantu bumvisha bakamanga ngo ni nziza ariko igahera aho ngaho. Nakoze indirimbo nyinshi ariko man sinigeze ndenga akarere. Nkibaza ati se biterwa n'iki kuba wakubita umuziki mwiza? Ubusubu Gitav afite amafaranga menshi, aturusha amafaranga. Gitav afite amafaranga menshi man, kwa kubita indirimbo igasaza abantu. Ari n'indirimbo so tuyita indirimbo y'igishego nyine itarimo ubutumwa namba, itarimo umuco ahubwo ari indirimbo sinzi impamvu bataya mbere bajyaga bazahagarika. Ariko kuri iki gihe kubera amanoza ama YouTube, none se ubundi wayihagarikira Yesu ubundi nkiriya nta namwe ushobora kwihagarika. Audio nuri kuri YouTube y'ubwayo, YouTube yarayicuruje, imbuga nkoranyambaga zaracuruje, aragitosa yaracuruje pe. Ariko zo twakubise zifite ubutumwa ndakanyagwa, zaheze mu bisheke. Nanjye ubwanjye ari njya kwirimba njye yaririmbye nkibagirwa imirongo irimo, nkabanza kugira gute, nkabanza gukurura ubwonko. Ese tuzakora iki ngo natwe byibuze? Nakuze numva nshaka kuba umustar pe, nakuze numva nshaka kuba umustar, ariko imyaka iranzirangiranye naraba umustar, narabikoreye, narabinyotewe, nta kintu ntakoze na kimwe kugira ngo mbe umustar. Ari filime narakoze, narakiriye. Ari umuziki narawukoze, ari production narayikoze, ari video director, nabaye director w'ama video, nakoze ama video menshi. Ariko no kurenga karere n'ibibazo. Asema none se turasenga baratupe ntabwo batusha gusenga kuko banywa n'ibiyobyabwenge byinshi. Urumva banywa n'ibiyobyabwenge byinshi. Akobo bagakora akantu ndumva Gitav ari nk'indirimbo ya mbere ibaye na nyinshi abari ya kabiri itarimo ubutumwa nambwa y'igishego y'ubufu, ariko ahitse yamamara. N'iki twe twarakoze kugira ngo duhere mu bisheke dufite ibintu bizima, dufite ibikorwa bizima byadanje, tukagenda tugahera mu bisheke, tugahera mu karere, niturenge mu karere, no mu karere no mu karere bose ntabwo batumenye. Niba tuvuga ngo turi mu karere kanaka, ntago nose akarere kabari kanini nabo niba ahubwo ni tumenyekana mu mirenge, twari tumenyeka abantu bake akabari batumenye. Ubwo ngubwo mba numiwe
nza kwitereka kuri kamera mvuga ibi ngibi numiwe nabuze icyo nakora. Mbese amagambo yashize ivuga nibutse abapeti bari bafite impano za danje bagakubita bakajya guta imizigo ya danje ariko bagahera bikarangirira aho ngaho. Nibuka abantu bari bafite impano za danje za comedy bari bafite ibiki byose bagerageje wapi bikanga bagacika intege bakabivamo. Mu Rwanda biragoye kwamamara tu. Ababikorera sibo babibona. Ahubwo abatabikorera nibo babibona. Kubera iki se ubundi nta kuntu ibi bintu umuntu yabihindura mani. Ndetse bavuga ngo guhindura isi hariya ngo guhindura isi kuruta guhindura isi nziza kuruta uko wayisana. Ubundi nta kuntu isi twayihindura. Nta kuntu iki kibuga ubundi umuntu yagihindura akagifata akakigira gutya akagicurukura. Ubundi kiracuritse kimeze gutya ariko birashoboka ko umuntu ashobora kugira gute kugicurukura. Mani jita bakakubita indirimbo igasaza abana abakecuru abasaza abana aragitosa mani. Reka duse nk'ababa bashyiramo agace kayo gatoya wenda ushobora no kuba nawe utayizi. Umva indirimbo uyumve neza uyumve. Dufata amasegonda 20 tuyumvisha abantu urumva. Ubwira ubutumwa kabisa. Wenda muri ako kavasi gatoya wumvishe ngira nk'ikintu cya danje tu. Ngira indirimbo ikintu cyari gikwiriye gutuma irenga imitaro. Narema amagwe n'umuntu uri mu Burayi arangije arambwira sura mutipe ni muntu ki ati indirimbo natwe ahangahe i Burayi aba diaspora bari kuyimvira bari kugenda bayiceza ahantu hose bayikubita dushakusha kunuduki n'utugwaragwane niba ari gwaragwane niba ari gwaki bari kuyibyina mani. Bikomeje kugenda bigorana. Uyu mutipe tuwe tumuparitse ku ruhande wenda turaza kugenda tubigarukaho mu bindi biganiro byacu bikurikira. Kanigarukire rero ku buhanuzi bwaje. Bro ndumva ibyo bintu twarabiganiriye ejo bundi. Ndi kukubwira ati uno mujama puzzle ararengana. Sinabikubwiye. Narabikubwiye. Ibyo nakubwiye byose nibyo urukiko rwashingiyeho. Amubwira ngo igendere mwana wa mama uri umwere. Urumva? Jihad ikintu yazize we yarasakaje. Yarakwirakwishe. Urumva? Wasohoye video bwa mbere ni nyine urumva Pazomani we bavugaga ko ari we ngo wayisoye bwa mbere. Ariko nta hantu namwe basanze yarayisohoye ntaho. N'umwe bari bafunganye nta numwe wigeze umushinja kugira gute kuyihabwa nawe. Bo bakoze iperereza basanga ntacya wicyo yarashinzwe yarafite uburenganzira bwo kuyitunga iyo video. Sibyo? Yarafite uburenganzira bwose bwo gutunga iriya video yande yayamana ari gukora iki ari kwinyesebura yarayifite uburenganzira we yarabufite. Kuyisohora rero Jihad ahubwo aho yayikuye ntihazwi. Urumva? Ntago hazwi. Ura Pazomani we yakoze byagomba we yarabyemereye kuyigira gute. Nyine cyamana ahubwo bazagifunge. Yamana ubundi bari bakagombye kumufunga nawe bagakora iperereza. Kuri Jihad. Ubundi na Yamana nawe bari kumukubitamo sinzi niba uwareze nawe ajya afungwa. Uwareze ubundi ajya afungwa. Naho ubundi bakomeje amakuru neza bashaka gusanga iriya video yaravuye muri telefone ya Yamana. Nyine akaba mani ndatekereza guhereza telefone umuntu ntagerere biroroshye. Ko nane nshaka kuganiriza amamagara umuntu mani urumva cyuka nayitereka umuji wa mani biba byoroshye. Mani video akanayikoramo numenye igihe yagendeye. Biroroshye. Mani bari abajade ariko baziza ubusa mani. 3 mani urayumva. Imyaka 3 mani. Jihad azavamo yewe 2029 mani. Abo cyakigabo nacyo ni ikidage cya kiraje Caritas ngo ni Semuhungu ni ikigore nako naranaga n'umugabo. Man uramutipe niwe wagiye gutanga ubuhamya none akajya agira gutse.
Semuhungu afitanye ibibazo na Jihad. niwe wagiye gutanga ubuhamya agatsinda ati bagifungisha umusenzi cyane umucuye kari mugenzi we koko yabukiramo n'imyaka Imana yararega biba bisa no imyaka 3 ariko urayizi Imana uri mageragera i Madrid Kuba bura hari ukuntu batabyumvikanyeho neza. Ibintu birababaje Imana imyaka 3 Imana kuri Jihad Imana Jihad yarambabaje ubundi bari abantu bafunze sinaba bari gufungwa iyo babihanganye gato bakongera bagakora irindi perereza hari abandi bari gufungwa banyabo Imana bara nago bari abanyabo buriya Na Dumba hari ukuntu Dumba yagize ati bana we birabintu nyine by'amano bamuhaye platform kwa Irene agenda bagadumba amushinja amafuti yose Dumba araga mwana iki kibuga kirimo umwanda kambabwiza ukuri kireka bahanaguye nyine bagatangira bushyashya kireka bahanaguye ni gute ikibuga kigenda kirekarirwa n'abantu abo babiri ikibuga akabari abantu babiri bacyara cya batatu igihugu cyose ugasanga byabaye bya danger so tudatinze rero reka ikiganiro cyane nagisoreza aha ngaha mbabwire ngo ni International Harmony TV ni mumbabare mukore subscribe nimara gukora subscribe n'ukuri ngenda basabira umugisha ku Mana nta kindi gihembo nabasabira nukunkora subscribe kandi mbashimire ko mwakomeje kunega amatwi reka dusubire mu kiganiro cyacu kiri imbere mu masaha ari imbere kuri International Harmony TV kandi una sharing nubona nta wasi nta kintu bigutwaye ukubitse ku status kawe ushyire mu kagroupe uhereze umuntu wawe usangiza inshuti zawe ubundi tuze guhura mu kaya tubagezaho izindi update news zigiye zigezeho ndaje mbabwira ibyabereye muri rwa rugendo buri hari yora mutipe uri ya Patino yakoraga ibyamubayeho nagahoma munwa gusa we nujye kurekora subscribe n'ubundi uze kuza guhita tubona notification imara kugisora burya baragiye baramanuka barenga mwanga bagera ihuye bamaze kugera ihuye ndababwira ibyababayeho reka duhure mu kanya